nuko tuyitangiye rebe bibutse hari umuntu watanze ari futi twamaze kuhagera रुकिए पूरा एड्रेस बताइए ना ahubwo mbwira aderese yose mpite nkugezayo ntabwo azi ko wagiye hamwe नगर में था अरे वाह दयाल नगर तो मेरा ही एरिया है uzi ko ariho hantu ntuye hehe neza neza 300 amubwira ahantu buretse yaragiye kumubwira umubare nimero muhamagaye सुन ना हो umva मैं दर्द फिर से होने लगा nyogokuru wanjye ntabwo ameze neza चाहिए यो कोवर्कर ने भी आज ही नानी के पेट में दर्द करके हाफटे ले ibaze yuko umukozi dukorana ना था yagombaga gufata kimwe cya kabiri agomba gufata kimwe cya kabiri cy'umunsi अब इसके हिस्से की तीनों atari gukora डिलीवरी भी मेरी मत ubwo ni ukuvuga ngo ngomba gukora delivery eshatu थैंक yagombaga gukora नहीं मैं यहाँ पर sawa reka mbe mfiriye waha ngaha rero खत्म कर लो यहाँ से मैं wagenda अच्छा पकड़ लूंगा ndaje nshaka umumotari angezeyo पर छोड़ा और n'ubundi umfashe kugera ngaha ku gihe ntabwo azi ko bari bagiye ahantu hamwe मेरा तो मानना यो है कि कोई भी काम करो ना तो उसे पूरा करो नहीं तो ना करो और अगर ntekereza ko ufashe isezerano aba agomba no kuryuzuza कि कायनात हमें दोबारा bisobanuye ngo n'ubundi twandikiye kuzongera guhura मिलवाने की पूरी प्लानिंग करके बैठी है rebe जरूर और अगर हम लोग cyane rwose तो हमारी nitwongera guhura rero कमाल की ikindi gihe bizaba bitangaje कमाल की मैं भी कमाल की मुलाकात तो कमाल cyane rwose we nanjye se ko tudasanzwe की है reka nkushakire akamoto kakugeza aho ugiye परीक्षा को oya nta kibazo genda और ही होती ना तो ahise abona akandi kazi ngo kubera ko umukozi bakorana nyirakurungu arwaye थैंक गॉड जान बची वो बीबी वो शिप mwana ishimwe nari mfashwe भी पहुंच जाती abapaparazi uba usanga bari ahantu hose reka tuva ngaha tugende ariko buretse none se iyi modoka si yawe ra रेड कलर की icyumweru gishize wazanye iy'umutuku yakwite n'umusore w'umutubuzi बेबी imodoka y'umutuku se 3 करोड़ का खटारा समझो shaho aka ngaka ni nk'umwanda kagura miliyoni 30 और उसके icyumweru gishize nayihaye manager wanjye हाउस इट nahise ngura iyi ngiyi तो चल pega कसौली तक एक tugende rero चलते हैं व्हाट से लड़के के पप्पू आ रहे हैं आज 2 बजे टेंट घर आ जाओ yongera kwibuka yuko ngo papa w'umusore ugiye kumushaka agiye kuza mu rugo kandi umusore kumubwira ngo ahitwa niba ari Kasawuri नो बेबी oya फिर कभी वो मीत kugira ngo rero iyi filime tuyikomeze banze wumve aka gatangazaho gatoya numara kukumva ndakuramo pause tuyikomeze wowe nimba ushaka iyi filime icyo ukora ni kimwe twandikire kuri WhatsApp yacu 078774 tube twaguha filime kandi noneho urabona turi mu minsi mikuru turanabongeza wowe icyo ukora twandikire kuri WhatsApp yacu twebwe tuguhe filimi irahari rwose nubwo usanga dutinda kuba twayibagezaho gusanga nyine hacamo umwanya munini ni wowe niba ushaka filimi wihuta icyo ukora ni kimwe twandikiye kuri WhatsApp yacu 078774 ubundi filimi tuyiguhe ikibazo kirehe ko filimi tuzifite rwose nizere rero ko iyo nimero wamaze kuyifata ugiye kutwandikira ubundi ukatubaza uti umuntu ushaka miti bigenda gute natwe turagusobanura tukubwiye tuti miti kugira ngo ubashe kuyibona uraca aha n'aha miti bwibutse miti ni murumuna w'iguye ariko hari na miti w'umuhungu twabonye usa nkaho afitanye ikibazo na kunari मीटिंग है अभी nyine mfite inama yagize ngo agiye kuvuga miti kubera ashaka kuvuga meeting मुझे इवेंट प्लान ndabizi isabukuru y'amavuko ya mama wanjye iri cyumweru gitaha के साथ मीटिंग करने जाना है mfite inama n'umu event planner मॉम का बर्थडे isabukuru y'amavuko ya mama wawe niba ntibeshye se गोवा के किसी 5 स्टार होटल में अपनी मॉम का बर्थडे मनाने वाले simperuka twaraserebuye isabukuru y'amavuko ya mama wawe icyumweru gishize muri hoteli y'inyenyeri 5 थी ना राइट cyane rwose तो एक्चुअली ना मेरी मॉम डेट ariko ikibazo mama wanjye akurikira kalendari y'abahindu तिथि दोनों फॉलो apani ya gerigori अभी ये दोनों अलग अलग डेज पे पड़ ni जाता है ukuvuga ngo agira bidi ebyiri ku mwaka kubera ko nyine agendera kuri kalendari ebyiri की खुशी के लिए ना rero हम tugomba guserebura सेलिब्रेट isabukuru y'amavuko ize zombi uko ari ebyiri kugira ngo yishime मालदीव्स में सेलिब्रेट कर रहे हैं kuri inshuro naho turaza kuyiserebura muri Maldives कर सकते अभी तुम्हारे ntabwo nakomeza gutegereza और उसके ni बाद ukuri rwose vanga ngomba kwinjira mu muryango wawe साथ में करेंगे kandi tugomba kuzajya tuyiserebura turi kumwe नाउ अब मुझे चल reka mbe ngiye rero sibyo igorata mame azi yewe ngo bose twabonye n'abatubuzi niba ugeze mu rukundo
nzakwita n'undi mubeshyi eh गॉड none कहाँ ये करोड़ों का तरबूज yo mbega umusore nitoraguye ntunamye pe मैं नहीं करूंगी उससे शादी nawe bagiye kumitiramo ntabwo nzabana nawe पार्वती kuba muze yamaze kuhagera bise byari ngombwa ra kureba hano सब ठीक है ibintu byose bimeze neza ra हाँ okay ibintu byose bimeze neza ubu ngubu शॉप में ariko mu by'ukuri ubwo nari ndi ku iduka oya ntacyo कपड़ों की धूल मिट्टी से के होवे इंसान n'ubundi iyo myanda iri ku myenda yawe ntacyo ivuze बैठिए बैठिए n'ubundi umuntu aba akwiye kujorwa n'ibitekerezo bye apana uko agaragara inyuma ukamenya ngo ibitekerezo biva muri we bimeze bite ukavuga ati की बात चलाई थी umuntu koko ndamunyeze cyangwa ndamushimye ठीक था लेकिन वो आउट ऑफ टाउन है तो मैंने सोचा उनका इंतजार करने की बजाय मैं अकेले ही चलता हूँ aho kugira ngo nkomeze ntegeze umuhungu wanjye naje ahangaha ndi jyenyine oya nta mpamvu रख रख bamuzanira बल्कि आज का सफर तो मुझे हमेशा याद रहेगा एक बहुत ही अच्छे इंसान से मेरी आज मुलाकात umva uyu munsi nahuye n'umuntu mwiza sinzigera nibagirwa urugendo nakoreye ahangaha शुभ काम में तो देख bashe kugera ahangaha kubera uwo muntu mwiza kumva uwo muntu mwiza nawe n'ubundi aba ahangaha होनी नहीं चाहिए सर जी अंकल oya umuntu ntabwo aba agomba gukererwa kubera ko bagiye gukora ikintu cyiza आप एक काम करो mfite अपनी igitekerezo rero छोड़ो और parika imodoka yawe hariya आपको ujye kuri moto yanjye यहाँ की हर शॉर्टकट गली पता hari है inzira ya bugufi nziza ibuze kugucisha ओह koko oh wow ibyo ni byiza मैं क्या बोलूं buriya abantu bo muri karitsiye n'abana beza bameze nk'abamarayika के अलावा और कौन कौन रहता है इसका none se uretse mwebwe abandi bose bari hehe इधर जाने के बाद bo umugabo wanjye yashoka yarapfuye yari yapfuye andi आई एम सो oh twihanganire अम्मा जी है मैं हूँ मनुषी है और अब ये चाय ari manushi ठंडी हो akiri icyayi yatangiye kuzana n'ibintu bya mita ati buretse इतना bo umukomisiyoneri yatubwiye yuko है umuryango wawe ari munini cyane utameze nk'uwacu बाकी कुछ बताया ना आप nta kintu kindi yigeze akumbwiraho कारोबार है हाँ बहुत बढ़िया मैं bakora mu bintu by'imiti हम दोनों के परिवार हम लोग petit frere hamwe nanjye imiryango yacu irabana जॉइंट फैमिली में रहते हैं turi umuryango umwe kwa kundi n'imiryango ibiri bayihuje joint family ले तेरा ही नाम लिया तू आ गई आ इधर ngwino hano मनु uyu niwe mano आजा 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 ये राजवर्धन जी हैं इनके बेटे से ही तेरे रिश्ते की बात चल रही है हेलो बेटा हाय hayi rebe मनु mano बाय बाय wivuga ngo hayi Ciao. genda ukore ku birenge bye aguhesha umugisha kumva agiye kwikurura ikishi cy'umukazana घर जाऊं कि नहीं जाऊं nese ubu ndakurikira gendera ariko nungutse igitekerezo करेगा nindamuka agiye mu rugo डैडी मेरी बात कर दूंगी ndaza kuvuga ibintu by'ubugoryi ये तो थोड़ी सी बदतमीजी कर दूंगी लड़के ndetse ndaza kuvuga ikintu kiri buze kurakaza papa uriya musore bagiye kunkingira बाद कैंसल sha nyuma yabo barahita banga अरे kumbe bakubitanye 185/2 कहाँ पर है aza kumurangisha ati se aha ni hehe चलो चलो भैया चलो राइट लो cyagera ari muri ku kamoto kumbe barakubitanye nanone sha umva ko bavuga uye kumwitegereza बार मतलब मेडिकल स्टोर जैसा ngo bakora ngo ibintu by'imiti कुछ होगा ndabizi bafite akantu k'agafarumasi gato kanisha ntabwo azi ko ari mu bakire bya nyabyo डे के पास 2 व्हीलर तक नहीं है ibaze ko atanafite n'imodoka वरना वो ऑटो में क्यों आता ni gute yaje ahangaha ateze motora